impano yahawe. Amashi. Mwana kano kayunguruzo. Aka bakita kayunguruzo. Rero kano kayungurura icyayi. Umugore atagafite bamwiruka. Rero akangaka n'akawe nakira n'uzaza wumva ushaka kuvugisha amagambo umugabo wawe uzabanza uzaze yacishe muri aka kayunguruzo. nawe rero Udushya. Mushyiramo akaririmbo DJ keza. Udushya. Iyi karuvati ikintu isobanura. Iyi karuvati uko papa cyangwa papa buri kazaza agenda ku kazi umugore ntuzaza ubanza akayifunga. Niyo mpamvu tuyifungiye hano nawe ngo abyige ajya abona ukuntu ayifunga. Nabyumvise amashi. Nk'uko byose Imana ikimanira n'umugisha. Uyu madamu wa Pastor Claude mu by'ukuri ndashimira ababyeyi tumukomera amashyi. Niyo mpamvu mpagaze hano na madamu Dr. Turagukunda n'umuryango wanjye ngiye kubiganira na madamu neza kandi bizamenyekana uko bivugiye kuri social media, ariko ndashaka kuzakwitura ikintu kiruta icyo wazanye igasaza. Imana igumugisha kandi abantu barushaho kuvuga uzazurebe u Rwanda rw'Abanyarwanda. Maze kugenda binyuza ku YouTube ndetse n'abari mahanga bagize komanteri bati ibirori byagenze neza. We would like to thank international audience from America, from Canada, United States of America. We also want to thank very much the audience from Europe. Wonderful. Thank you very much. Wow. We appreciate it. Turashira abana bijire hino bashyikiriza impano ababyeyi. Ababyeyi kandi nabo bitegura, ababyeyi barurangirwa ndetse n'ababyeyi ba Musiramoni. Hari n'abandi kandi batuye ko bafite impano. Dushimira cyane abantu bari kudukurikirana bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka twumve ijambo ry'abana. Ababyeyi bacu turabakunda kandi muzarambane. Iyi mpano badatingije hano harimo itara aricyo bisobanura urumuri. Amashi! Urumuri ruzahora rubamurikira. When he's writing for you. Rubamurikira. Mu Cyongereza mu Kinyarwanda biranga. Cyongereza cyane. Ati tumwanyira mwana we. Twasoma bayida we. Wasoma bayida we. We would like also to thank you very much. Big talk from Kampala, Uganda. Celebrating with the Rurangirwa Wilson and Musiramoni. Yes, wonderful. So cyakira impano z'ababyeyi niba bataritegura twakire ababyeyi niba impano yabo itaraba bugufi. Murakoze.
natwe twateguriye impano ababyeyi bacu by'umwihariko harimo impano ikomeye cyane. Iyi mpano irahambaye. Amashyi. Kano kayunguruzo. Aka bakita kayunguruzo. Rero kano kayungurura icyayi. Umugore atagafite bamwirukana. Rero aka ngaka ni akawe. Gakira. N'uzaza wumva ushaka kuvugisha amagambo umugabo wawe, uzabanza uzaze uyacishe muri aka kayungurura. Nawe rero kira. Nawe numva. By'umwihariko ntabwo ari ababyeyi bonyine tugahaye, n'abandi mwese muri hano niko mugomba kubigenza. Mwese kagomba kubabera indorerwamo, ukamenya amagambo ugiye kubwira umugore wawe cyangwa se umugabo wawe, ikintu ugiye kumubwira ukabanza ukakiyungurura neza. Amashyi menshi cyane. Abana ko ari abafilozofe turabigira gute? Hano mfite karuvati gasa. Mfite karuvati ya papa. Akira. Biriya bintu biravuna birimo ubwenge kugira ngo uzamenye kuzinga karuvati. My friend. Na kaminuza zose narazitsinze ariko karuvati kugira nzatsinde ikizamini cyayo. Nshuti yanjye. Ati karuvati. Muhanga. Iriya forume ntayo nzi. Azasubira kwiga wallahi warasubira. Amashyi cyane. Karuvati yayikoze. Yayizinze neza rwose. Yes. Orcho sha. Kwema. Kocho. Yes. Wonderful. Arabikora Tindabikora. Tindayizinga. Tindayizinga. Orcho. Aha. Unanyerekezaho ndebe. Icuritse ariko nibyo. Rebesha hano turebe byaciyemo ahubwo bizingurira inyuma. Irakora. Iriya forume irakora cyane niba ujya kuri interineti birananira. Barabizi. Tegereze nyine. Hadati. Orcho. Orcho sha. Mushyiramo akaririmbo DJ Keza. Orcho. Iyi karuvati ikintu isobanura. Iyi karuvati uko papa cyangwa papa buri kazaza agenda ku kazi, umugore ntuzaza ubanza akayifunga. Niyo mpamvu tuyifungiye hano nawe ngo abyige ajya abona ukuntu ayifunga. Nabyumvise amashyi. Nitugera mu rugo uraza kubinyereka. Ndebe ukuntu bigenza. Abana barakoze cyane. Namumba rero twamuteguriye ingofero agomba kwambara kugira ngo izuba ritamwica. Murabona ko ari inzobe. Rero nawe papa ugomba kumureba atazaba igikara. Tumuhaye ingofero azajya yambara. Aha. Turayireba ingofero. Ni nziza kubiye amashyi. Ayi mwambika rwose. Babwita muzira moto. Amashyi mwataza amashyi mukagira imana niba ntacyo mufite. Ayice kose kuri gare hirya za Nyamata.
hano turishimye. Murakoze cyane. Murashoje? Murakoze abana, tubashimire ubutumwa batanze bati buri muntu wese uri aha ngaha amagambo uzajya ujya kubwira uwo mwashakanye ujye ubanza uyayungurure, hanyuma yaba umugabo yaba umugore uvuge ngo ese igiye kumubwira riramubabaza cyangwa riramunezeza. Ati papa nujya uva kuva mu rugo, mbese uzajya ubona umugabo avuye mu rugo asa nabi ajya amenya ko umugore atamwitayeho. Nubona umugore wawe avuye mu rugo cyangwa ageze hanze asa nabi ujye uvuga turi mugabo ni rufendeke ntiyita ku mugore we. Nicyo bashatse kuvuga. Twakire ababyeyi. Bavandimwe, imiryango iri aha ngaha yose mbanje kubaha amashyi yo kubashimira. Muri kumva shimiye ibi bintu byose kugira ngo bitungane nuko biri mu mugisha. Mbanje gushima data bukwe n'umuryango yawe. Bavandimwe rero mwamfashije kugira ngo twakire aba bantu bacu bose, namwe bahaye amashyi hariya, ariko twese bahaye amashyi kuko none rero umusheri wanjye araje ashimira se, ashimira ye. Sinarinzi nuko afite umusheri ungana kuri, ndabyishimiye. None muri Soni ibintu byinshi bijya bigenda bikorwa, igisigaye n'umubyeyi wawe. Guhera ubu ngubu kado nguhaye inka. Amashyi! Dufata ifoto y'urwibutso, inka turazakiriye. Hano itangazo, hano impano zose ziremewe. Inka, ikibanza, imodoka n'indege biremewe, nta kibazo kuyitanga cyangwa se no kugaba ibindi byose. Ni wibuke ko uyu mubyeyi umaze kuvuga niwe uhagarariye timu y'abantu bose baturutse Uganda. Twongere tumukomera amashyi. Katonda amugisha. Amina. We would like also to welcome the team from Uganda, Kampala. You're welcome, very welcome, warm welcome here in Rwanda. Basebo na banyabo. Ladies and gentlemen, bigarukira Fe tuva Buganda. Twatutse mu Uganda. Sarongo nguyu nibishira birarangiye. Waje mu Uganda. Yaje mu Bugande asanga nga fena turi brothers and sisters. Yasanze turi abavandimwe twese hamwe. Sarongo ikigamo mu Uganda Sarongo. Ijambo Sarongo mu Uganda umuntu mukuru bivuga bisobanura umuntu mukuru cyangwa se gusinga myaka cyangwa se umuntu kurusha imyaka. Asigara nga mukuru wange. Ubu ni mukuru wanjye. Sarongo ni Narongo. Sarongo na Narongo cyangwa ukumva nga muze mu Uganda tubagara nnyo. Uko mwaje muri Uganda turabakunda cyane. No tubereye tusigara nga tubaroza ko. N'ubu ngubu niyo muri hano dusigara tubakumbuye cyane. Kanda kutulese mu katono nnyo. Chokaka representinga imitima y'abanyarwanda bona. Ataba no muri Uganda imitima yabo irabakunda cyane kandi n'abakumbura cyane. Niba ntabeshye ariko so bireba no kuyangana. Enakuzi turi muri East Africa dusande kogera Uganda, dusande kogera Kinyarwanda. Kubera ko muri iki gihe turi muri muryango wa Afrika ya Afrika y'Iburasirazuba, usanga tuvuga Uganda, tuvuga Kinyarwanda. Muraho mwese. Abanyarwanda muraho mwese bashi. Bireba no kuyangana. So we are very happy. We are very turishimye cyane to come to Rwanda. Kuzana mu Rwanda for such a big occasion. Kukura amahirwe cyase kuri ibi. Wish we at whatever time also when you come to Uganda. Kandi twifuza ko igihe cyo cyose mwaza mu Uganda tuzabakira mu rugwiro. Mwebale mwakoze cyane. Imana ibaho umugisha. Amashyi menshi cyane.
Yeah. The team from Uganda, we thank you very much. Mukomine bari yanganaga. Superstar. Dufite impano zigeze mu gihumbi. Bishatse kuvuga ngo twese tugiye gukoresha iminota 3 cyangwa 5. Ubwo byere igihumbi twazageze ejo. Turasaba rero abantu batanga impano kuza gukoresha amasegonda nk'abiri. Kugira dukoreshe ibisaha imwe. Utahe tugire mu rw'amahoro. Murakoze cyane. Murakoze cyane ko twakira abana Fifiyabiri nyirasenge ndetse na nyina wabo. Byembe niba tarajyaho hari impano iri aho. Salongo yageneye ababyeyi bamubyariye umugore. Nagira ngo uhindukire hirya yawe uyigeze bugufi maze uyimushyikirize kugira ngo ashimire ababyeyi. Tera intambwe utambuke. Ndabona yasesekaye. Sabe kandi ababyeyi ba Rurangirwa nabo ndabona impano yabo iri bugufi. Bigire hino. Nyuma y'ababyeyi turagenda dusoma abanditsi. Mwanya n'uwanyu. Turacyari mu muryango utari umuryango. Merci. Reka bagifata icyo rwibutso twakira ababyeyi. Bagenzi banjye bakeneye kumvuga kandi bahagaze nihuta reka mbwira bari hano baraza kubabwira ibyo navuze mu by'ukuri. Reka maze mbahe madamu abasuhuza. Sashimye turanezerewe kuri uyu munsi ubukwe bwanyu. Icyo tubifuriza ni urugo rwiza, urugo rw'amahoro n'umunezero, ibyo mwerekejeho amaboko byose Imana ijye ibageraho umugisha. Uyu ni madamu wa Pastor Claude. Mu by'ukuri ndashimira ababyeyi bibarutse Rurangirwa Wilson, tubakomera amashyi. Icya kabiri ndashimira madame we Muzirankoni Joseline, ni umudamu mwiza ubana n'abantu bose amahoro, yifuriza ibyiza abantu bose, nawe tumukomera amashyi. Hanyuma rero Dr. Rurangirwa Wilson ni umugabo wasuye mu rugo iwanjye, yituye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo, umurenge wa Nduba, aho bita Gasanze. Abo dusangiye umwuga w'abakozi b'Imana b'abapasitoro, ibi ndabizi neza ko bijya muri social media nta kintu na kimwe bakoze, ahubwo barimo baranuka kuri social media. Rurangirwa afata veriti ye n'ibihumbi 500 aza mu rugo kunsura, ntari mwende wabo, ntacyo mfana nawe, aza kunsura, nta kindi kintu yaragamije kuri jye. Tumukomera amashyi.
niyo mpamvu mpagaze hano na madamu Dogiteri turagukunda n'umuryango wanjye, ngiye kubiganira na madamu neza kandi bizamenyekana uko bivugiye kuri social media, ariko ndashaka kuzakwitura ikintu kiruta icyo wazanye i Gasanze. Imana igumugisha kandi abantu barushaho kugukunda. Ntabwo ari madamu aravuze ngo yivuge, mwemereye inka, abakunda inka muzamure turebe. Umuryango wa Rurangirwa nanjye n'umuryango wanjye tumwemereye inka. Siko bimeze amashyi nibyo gatete. Imana igumugisha Dogiteri turagukunda. Abavuga bavuge, wacu wasene mwisho watachoka, wenye wivu wajinyonge. Nanjye ndashimira aba babyeyi mu izina ry'abana bose bafashije. Mpagaze hano nabateguriye impano, twazanye iwabo na Sandrine na Gasaro, baratwakiriye inkoko. Ndamushimira cyane ko yarinze mama kwitera umwenda agiye kwakagira inka. Mwarakoze. Amashyi. Imana ibagirire neza, ibahe urugo rwiza tugendamo tugateta kuko nibyo tumenyereye. Baravuga ngo DoreImbogo garuke, baravuga ngo aho umusitari ageze ahasiga sede. Siko bimeze? Siko bimeze se? Aho umusitari ageze ahasiga sede. Akapera gatoya gusa ubundi wigendere. DoreImbogo, DoreImvubu, DoreImbara, DoreImbogo, DoreImvubu, DoreImbara, uzazurebe u Rwanda rw'Abanyarwanda. Murakoze. Sandrine na Sara niwe nakesheje ibi byiza byose. Yes, Sandrine Gasaro. Tugikomeza nanone, reka muri uyu mwanya twakire famiye Habyarimana Jean de Dieu aka Komando Hayo Muso Rutatodora Kapita. Zabura karirimbo ganyobwe Kanyobwe. Aba urusiga urumenya twashoze umwana no rukiga. Hey. ashobora kureba umuntu ati mbere pari, ni nabwo bwa mbere bimbayeho. Kubona umuvandimwe akaza akavuga ngo wowe Jean de Dieu uzambera pari. Nk'uko abo bagabo babivuze, reba umugabo kugira ngo ave Bugesera ansanga ibyumba umubere pari, ni urukundo rukomeye cyane asanganywe, kandi numva ubwanjye yaramubibye. Ubwo ibyo rero madamu yari yateguye impano y'abana, bayimushyikiriza ubundi avuga nyuma. Ariko hari icyo ushaka kuvuga, reka turebe hano dufate ifoto. Murakoze. Natwe nk'umuryango